Igicumbi cy'umurage nyarwanda mu ndimi z'amahanga Rwanda Heritage Hub ni gahunda ihuriweho n'inteko y'umuco n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwiga kubungabunga no kugarura umutungo w'umuco ICROM, hagamijwe guhuriza hamwe urubyiruko rugahabwa amahirwe yo kunguka ubumenyi n'ubushobozi ku murage n'umuco nyarwanda. Imwe mu mishinga iri gukorwa n'igicumbi cy'umurage nyarwanda ni ugushyigikira imishinga y'urubyiruko rwo mu Rwanda kugira bihangira imirimo ishingiye ku guteza imbere umurage ndangamuco. Aba ni bamwe mu banyeshuri 40 bari guhabwa ubumenyi ku murage w'u Rwanda nuko bashyiramo akabo mu kuwubungabunga. Nk'umuntu uri gufata amahugurwa muri Rwanda Heritage Hub ariko usanga mu gitekerezo cy'uburyo ki yabungabunga umurage ndetse akawukundisha urubyiruko, navuga ko aya ni amahirwe meza. Iyo wicaye ugatekereza ikintu ubona umurage, umuco uri mu manegeka, dukeneye kumenya indangagaciro zaranze abasokuruza bacu tuzubakireho, bityo duhange udushya ariko dufite aho duhuriye n'umuco wacu, bityo tutaza gusayura iby'imahanga tukabizana byose ejo ugasanga u Rwanda n'abanyarwanda turacitse. Murakoze. Ikoranabuhanga ryatumye tugira ibindi turangaramira kurusha umuco wacu. Ubu tumaze guhugura amasomo ari hejuru y'5, harimo kumenya indangagaciro ziranga umwana w'umunyarwanda, kumenya za kirazira, twishe uburyo ki umuntu ashobora kwihangira umurimo, twigishwa we cyo umuntu ashobora gutegura umushinga we no kwesha ko transfera muri technology. Intebe y'inteko y'umuco Ambassador Robert Masozera avuga ko aba banyeshuri bitezweho byinshi. Uyu mushinga twawitegamo umusaruro mwinshi. Icyambere nuko abanyeshuri dufite hano barimo gutozwa bashoboye gutekereza imishinga ariko ikiri mibisi, bo ubwabo bitekerereje. Noneho hano turimo turabigisha uburyo iyo mishinga ishobora kunozwa neza, tukabaha amakuru dufite n'ubumenyi dufite mu by'ikoranabuhanga, mu by'umurage, kuko ni imishinga ifitanye isano n'umurage, ko hazavamo imishinga myiza ihiga iyindi, kandi iyo mishinga izahiga iyindi ikazabona ibihembo byo kwiherekeza kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. U Rwanda rukungahaye ku murage ndangamuco, bigaragarira mu myaka 10 ishize aho ubukungu bwiyongera mu gihugu bwafashije kuzamura ubukerarugendo bw'umuco. Icyakora hakenewe inzira zizeza iterambere ry'igihe kirekire ry'ubukungu n'imibereho no kurengera umurage ndangamuco w'u Rwanda. Amasomo ari guhabwa abanyeshuri arimo gutembera ahantu ndangamurage kugira ngo bunguke ubumenyi ku butaka, bityo babone ubuhanga n'ubunararibonye bifashisha mu mishinga iteza imbere umurage na gakondo yabo. Bahizi Eritien, Isango Star mu mujyi wa Kigali.